zacu kandi bene data bakunzi bacu turabakunda, tubahaye ikaze rero muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka twakire umukozi w'Imana hanyuma atwibwire, atugezeho ijambo ry'Imana mwamaze kumumenya. Yesu aduhe umugisha, ikaze. Amazina nitwa Esther Masengesho, ndi umuvugabutumwa mu itorero rya Gatsata, mba kuri paruwasi ya Gatsata. Imana iduhe umugisha. Amen. Reka dusenge Imana hanyuma atugezeho ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kuko uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tukwegere twumve icyo uvugana n'imitima yacu. Umukozi wawe mwuzuza ibikuzuye, byatugira umumaro muri aka kanya, byagira aho bidukura n'aho bitugeza, bikatwubaka tukaba twubakitse mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Duhaye ikaze Abanyarwanda, duhaye ikaze abari ku migabane y'i Burayi, tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze ababyeyi, abagabo, abashumba, abapasitoro, abantu b'Imana, mwese tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu muririmbyi wa Zaburi. Zaburi zose ni indirimbo. Uyu ni umuririmbyi wa 60 tugiye kuririmba, hanyuma ariko tukamuririmba mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Dawidi yararirimbye aravuga ngo udutabare umubisha, 60 umurongo wa 13. Zaburi yaravuze ngo dutabare umubisha, ko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Imana iduhane umugisha. Dusubiremo. Hari igihe uvuga umuririmbyi abantu ntibamenye ibyo wari ugiye kuvuga, ariko nari mvuze ngo tuvugane Zaburi ya 60 umurongo wa 13. Hari ijambo rivuga ngo dutabare umubisha, ko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Hanyuma iyo bavuze ngo umuntu agiye kuririmba, baririmba mu buryo bwinshi. Hari indirimbo bajyaga baririmba zitwa iz'amazamuka, hari indirimbo ba Mose bagiye baririmba, hari indirimbo bene Kora baririmbye. Zaburi nyinshi zagiye ziririmbwa n'abantu batandukanye, ariko Dawidi rero yararirimbye aravuga ngo dutabare umubisha. Ngira ngo yari ari kumwe nawe, yari ari ku rugamba arimo kuvuga ngo dutabare umubisha, gutabara kw'abantu ntibigire umumaro. Hanyuma ndimo numva nifuza ko tuvuga ku ndirimbo, nicyo nshaka ko tuvuga cyane. Ndi kumwe n'umuhanzi wacu, umuvugabutumwakazi dukunda cyane witwa Leonira. Twabanye mu buzima bwinshi butandukanye, ariko yambujije gutanga ubuhamya, yambwiye ngo simbivuge mu byihorere. Ariko Leonira twaragendanye, twarasenganye, twarabanye mu ntambara zikomeye. Imana iramutabara mu rugo. Bafite abana n'umugabo. Umugabo we ari kuri kamera, niwe urimo kudukamera, ubona nyine ari ibintu byiza cyane rwose. Yabaye umugore, murabona ko Imana yamwambitse n'impeta. Imana ishimwe. Hanyuma rero dushimye Imana nyine. Nifuje ko tuvuga ku ndirimbo cyane ko n'umuhanzi turi kumwe ntabwo ari umuvugabutumwa. Hanyuma yagiye aririmba indirimbo nyinshi, nawe n'umuhanzi. Urumva kandi umuntu aririmba indirimbo. Hari indirimbo yaririmbye ari umukobwa, yajyaga avuga ati ni iki gitumye ibise bigufata ukaba wihebye mu mugore urikunda. Niwe waririmbaga ndetse n'umuhanzi, ariko urumva ni umuririmbyi. We ni umuririmbyi, azi isi y'umwuka abantu baririmbiramo, azi ahantu umuntu aririmba ari. Umuntu ajya kuririmba ryari, umuntu aririmba habaye iki, umuntu aririmba bimeze gute, arabizi. Azi impamvu umuntu aririmba. Nk'ubu namubaza ngo umuntu aririmba ni ryari umuntu yumva indirimbo? Biterwa n'ibihari. Amen. Iyo uri mu gihe cyo gushima wuzuye amashimwe, uhita uririmba izo gushima. Iyo uri mu gihe cy'umubabaro ukeneye gusabana n'Imana, ariyo ukeneye kubwira ibyawe, uririmba irimo isengesho nyine iguhuza n'Imana kugira ngo muvugane ibyo wumva ushaka kuyibwira. Gutyo nyine biterwa rero n'ibihe uri buke. Muri make ubwo umuntu ahimba bijyanye n'ibiharimo. Nicyo gisubizo rwose. Inshuro nyinshi umuntu aririmba bijyanye n'igiharimo. Dawidi ubu nawe yaririmbye ari mu gihe cy'isengesho, aravuga ngo dutabare umubisha, kuko gutabara kw'abantu umenya yari yabuze abantu bamutabara. Yari yabonye gutabara kw'abantu nyine bitagira umumaro. Abona ku Mana ariho bishoboka. Hari n'igihe abantu bibacangereka.
nabo bikabananira kuko bafite byinshi ukabiyambaza ubona ari abanyamaboko Eh, ukeka ko bashobora kugira icyo bagufasha rwose mm, ukumva ibyiringiro byawe nyine ubibashyizeho ariko bikaza kurangira bidakunze urumva niho ariko bigera. niyo mpamvu dawidi nanone hari ukuntu yajyaga avuga Mm, ngo nduburira amaso yanjye ku misozi mm, agahita avuga ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava he ngo mm. nimubimbwire ariko agahita yisubiza nanone akavuga ngo kuwiteka Niho niho guturuka. guturuka ku mana yaremye ijuru n'isi Mm, ahangaha ho imana yo nta kintu kijya kiyicanga mm, abantu birabacanga bagashoberwa bakabura icyo bafata n'icyo bareka mm. ariko mu ijoro hari imana itagira ibiyicanga Haleluya. imana ishimwe Uzi ko hari ikintu nyibukije burya no muri zaburi ngo habamo iz'imfubyi n'iz'abapfakazi ngo bavuga ati nduburira amaso yanjye ku misozi ndetse gutabarwa kwanjye kwaturuka mu babyeyi kwaturukamo bakavuga ati ndabona ko uwiteka niho kuri buturuka uzi ko iryo jambo wavuze niryo riravuga ngo umuntu ahimba bijyanye n'ahantu ari dawidi yari ahantu habi dawidi yaravuze ngo udutabara umubisha kuko gutabara kw'abantu ntabwo kugira umumaro Urumva, yari yageze ahantu havuga ko gutabara kw'abantu kutamugirira umumaro ngira ngo ni iki zaburi ivuga buriya nagiye nkurikirana abaririmbyi benshi nawe urimo urabizi ko ukiri umukobwa wiga muri yerika wajyaga nyine wirirwa wiririmbira ngo ni iki gitumye ibise bigufata kandi nturabyara wese buriya ni ibise waririmbaga by'umugore cyangwa nyine hari ibintu nyine umuntu ni iki gitumye ibise bigufata ariko umaze kubyara uribuka ko nagusuye nkakubaza ese mu igise kiraryana cyane bambwira ngo igise kiraryana ariko habaho n'ibindi bintu bisa n'ibise birya abantu bikabababaza bikabatera ibikomere n'umubabaro ukaba aribyo waririmbaga uri umukobwa utabiririmbye no kuba wabaye umugore hanyuma rero iri jambo rwose numvise nshaka ko turivugaho kubera turi kumwe n'umuhanzi kandi nifuza ko tunabihuza n'indirimbo zo mu gitabo hari umuririmbyi waririmbye aramfasha ndamukunda w'ijana na mirongo itanu yaravuze ngo mu byiza imana yavuze byose nta kibazo yaravuze ngo nta kiruta iki ko Yesu ankunda urumva imana yavuze ibintu byinshi imana yavuze ibintu byinshi ahubwo yaravuze ngo mu byiza imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda buriya nta kintu kiruta ko Yesu adukunda nta na kimwe noneho ka kantu wagiye uri ka kantu hari akantu wavuze bikaba ariko cyane dutindaho kavuga ngo umuntu aririmba bijyanye n'igihe ari hari umuririmbyi wavuze ngo mwami wanjye kubaho ntagufite bintera ubwoba kubaho umuntu adafite imana ngo bimutera ubwoba ngo bikanatuma aganya ngo bikamuterura bikamujyana mu rupfu ngo bigasiga bimushyizeho umusaraba ngo bigahita byitangira ngewe navuze aba baririmbyi nabo rwose baratumara uzi ko reba yaravuze ndiko yaririmbye rero hamwe mujye mukurikirana akantu ku kandi siko yaririmbye uze nawe uze kuza kumbwira niba atari yaravuze ngo buriya iyo umuntu aririmba ugenda ufata iyo ubikurikiranye neza usanga ariko yaravuze ngo mwami kubaho ntagufite icya mbere bizana ngo bizana n'ikintu cy'ubwoba noneho ngo bigatuma umutima ugana noneho ngo biraza bigasiga bimurangije bigasiga bimunize bikamubiza ifuru agapfa umwuka ugashiramo ubwabyo biramuterura bikamujyana mu irimbi bigasiga bimutabye bigacukura imva igapfuba bikamushyiraho umusaraba bikitahira niko kuba kutagira imana bisa n'icyo kintu rero ibintu by'imana ngiye bintera ubwoba na n'ubu nubwo ntinya bibiliya cyane ariko izi ndirimbo zo zirakaze izi ngizi ubona ntabwo nyapfa gusoma ibintu byose mbonye kereka iyo umwuka hari ikintu ambwiye iyo hari ikintu umwuka yamushuriyemo nibwo mbijyamo ariko ubundi bino bintu nyirabyo yabimeneye amaraso abyirirwa ku zuba apfira ku musaraba urumva ibintu nyirabyo yagombye gushyiraho umusanzu ungana utyo ntabwo ari ibintu byo gukinamo si ibintu dukwiriye gupfa gukinisha ukuntu tubonye ni ibintu bikaze n'iyi ndirimbo ngiye yaramenaguye isiga inyinshi birakaze ikintu cyiza kubaho ntagufite bizana igitero cy'ubwoba bikazana amaganya bituma umuntu yivugira
kuba umuntu adafite imana byatera umuntu kwivugisha. Ikibi cyabyo rero ngo birica bikajyana mu irindi, ntabwo byumva, birakwica bikajya kugushyingura, bigacukura imva, bigasiga ipfubye, bikaguhamba. Yavuze ati binjyana no mu rupfu vuba, kandi ngo bikwica, urumva birakwica bikakujyana ngo bikujyana mu rupfu vuba. Ikintu kijyana umuntu mu rupfu vuba ngo ni ukutagira imana. Buriya dufite ibintu bikaze, dufite ibintu bikomeye, ni uko abantu batabizi, ariko kugira Yesu nk'umwami n'umukiza ni ikintu gikomeye. Kuba twarakijijwe, tukaba abahanzi, tukaba abavugabutumwakazi, tukabana n'Imana, ni ikintu gikomeye. Hanyuma rero Bibiliya yatubwiye isengesho rya Dawidi, ngira ngo yari arimo kuririmba, nawe aha yaririmbye noneho nk'uyu wenda ubuzima ni ryo turarisobanura gute rero, ngo nawe nsomera, gusa n'umuntu unsomera risubiremo iryo jambo. udutabara umubisha kuko gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Ese rero ni koko ntawe ntoro nsobanuye. Dawidi nawe yari ahantu hakaze, yavuze ati dutabare, yishakiraga ko Imana ari imutabara. Kandi iri ni isengesho ry'umuntu wese utwumva ahantu ari yapfukama ati untabare umubisha kuko gutabara kw'abantu ntibigira umumaro. Ese Dawidi ntiyari kuvuga atya? Uzi ko Dawidi yabanye na Yonatani mu gihe cy'urugamba rukaze, kandi ko Dawidi se ntiyari kuvuga ati gutabara kwa Yonatani gufite umumaro. Hari harimo abantu bagiye babana nawe bamubera abantu b'intwari nka Abigayili. Burya Abigayili nawe yaritambitse, nabari yamwimye ibiryo. Abigayili yerekana umutima. Ndakwifuriza kuba umugore w'umutima muri iki gihe, ko mu gihe bigoye, mu gihe bikaze, ariko ukaba umugore ufite umutima. Abigayili burya yatwereye imbuto abagore bose bazavuka n'abariho bose, yasize izi mbuto zikaze. Ariko Dawidi nibura ntiyari kuvuga ati reka duse n'abavuga ku bantu bamutabaye. Buriya ntiyari kuvuga ati udutabara umubisha kuko gutabara kwa Abigayili ufite umumaro, udutabara umubisha kuko gutabara kwa Yonatani ufite umumaro. Wapi, hari n'abandi bantu yari kuvuga bakamutabaye. ahangaha ntabwo yari kubivuga kuko bari bari ku rugamba, bari kurwana n'Abasiriya b'i Mezopotamiya. Nibwo yasenze isengesho, Abona nta muntu wamugeraho, nta wundi. aravuga ati dutabare umubisha. Tugarutse kuri rya jambo rya rindi wavuze ngo umuntu ahimba bijyanye ntaho ari. Urumva Dawidi yari mu kurwana, yasakiranye mu rugamba n'abanzi, abona nta hari buhamagare hariya cyangwa ngo ahamagare hariya, ahamagara mu ijoro. Ubwo yari arimo guhamagara, yaravuze ati dutabara umubisha kuko gutabara kw'abantu ntikugira umumaro. Yagiye aba mu ngamba nyinshi, yagiye aba mu ntambara zikomeye, ariko abona abantu ntabwo batabara. Niyo bagutabara bagutabara igice, ariko Imana yitabaye umuntu itabara imutabaye. Hanyuma ntabwo ndi buze kuza gutinda, ndifuza ko tuza kuza gusa n'abazingira hafi. Ntabwo nshaka ko tuza kuza gutinda, ndumva nifuza ko usa n'udushyiriramo n'akaririmbo gato. Kubera yego uri umuhanzi nawe rwose urumva ngenda umuvuga ngo turabizi masengesho hari impano ntagira. Impano yo kuririmba si yanjye, twagenda mu minsi twamaranye ugeze wumva ndirimba. Cyokora mwajyaga mubyina nkajya ngenda nigira gutya hose sa n'ushyiramo indirimbo. Umunsi twese tugiye kuririmba, ndajya nkugendera neza. Yindi nigeze kuvuga Dawidi n'ubundi n'ijana niyo yaririmbye, nduburira amaso yanjye ku misozi. Kuko ubu iki gihe turimo ni igihe abantu bari kubura amaso, ariko ntibagire ikindi kintu babona imbere kitari imisozi. Buri muntu wese kandi mu rwe ruhande. Kandi ni igihe nanone gutabarwa kwacu kuri buri muntu wese uwo ari we wese mu rwe ruhande. Nta handi hantu haturuka gutabarwa uretse ku Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi. Urabona kovide izengereje isi, ingamba zitandukanye z'uburyo butari bumwe. Rero gutabarwa kwacu nta handi hantu kwaturuka usibye ku Uwiteka, Imana yaremye ijuru n'isi, niyo yonyine ifite ubutabazi. Abaririmbye uzumva indirimbo zagiye ziririmba kuri kovide, hari
muguma mu rugo muguma mu karere ngo nawe wadukiza ngo ibi bintu babyita izina nyine. Imana rero niyo yabidukiza. Iyo ndirimbo Oya, ni ijana Imana na mirongo idukiza icyenda na kane, ijana na mirongo icyenda na kane. Ubona muri buri bihugu bagenda bafata ingamba zitandukanye kuri iki cyorezo, ariko Imana niyo ifite icyo yakora, hanyuma abantu tukagira umutekano mu mutima, tukongera tugakorera Imana, tukongera tukajya mu rusengero tugasenga Imana, tukongera tugasabana n'Imana, nubwo n'ubu bitatubuza gusabana n'Imana, kubera ko Imana ntabwo iba mu rusengero gusa, kuko ituye muri twebwe, igendera muri twebwe. burya na kera se ko twajyaga twigendera tukijyana hariya hose. Amen. Reka turirimbe ngo Mana nduhurira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwavahe. Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana ishimwe. Namwe mudufashe turirimbane iyo ndirimbo dusenga rino sengesho. Mana nduhurira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwabaye mubimbwire, ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. ku Uwiteka, Ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Izemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda na bwihunikira n'isinzira. Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso n'isinzira. Imana irinda, Imana irinda Abisirayeli, ihora iri maso, ihora iri maso n'isinzira. Imana niyo, Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. ku manywa izuba, Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. ku manywa izuba, Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. ku manywa izuba, Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Imana niyo, Imana niyo ikurinda ibibi byose iteka, Imana niyo irinda ubugingo bwawe, izakurinda, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. izakurinda, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. izakurinda, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana ishimwe. Imana izakurinda rero, ushyitse umutima mu nda, izagutabara. Uko gutabara kw'abantu ko kurimo kuragenda gukendera, ariko ku Mana, Imana iracyafite ubutabazi, iracyafite imbaraga, iracyafite ijambo, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana nishimwe. Reka dusoze dusenga Imana, dusenga Imana. Izaturinda amajya n'amazi.
ariko urayibwira uzi igitero kimfashe harimo isezerano rya burundu riravuga ngo izaturinda amajya mu kugenda, izaturinda amagaruka mu kugaruka, izaturinda amajya n'amazi. Noneho harimo isezerano rya burundu none no mu bihe bidashira. Imana ibamugisha. Dushimiye abantu baduteze amatwi turimo tuganira muri iki kiganiro twakoranye na mwene data. Imana ibamugisha. Hanyuma turifuza ko umuntu wese yuburira amaso ku misozi yuburira amaso ku Mana kuruta kuyuburira mu bantu. Dawidi ntabwo yigeze yuburira ku muntu runaka, kandi ntiyari kumubura, ntiyari kubura n'undi bandika amahano, ariko yaravuze ngo udutabara umubisha wo gutabara kw'abantu kutagira umumaro. Yararimo yihamagarira Imana ku giti cye. Hano birahugurira umukristo wese kwisengera, kwiga kwisengera. Hari ukuntu umuntu agira intege nkeya akajya yirwa ahamagara ati munsengere, ati hemberera afashe, ati bitega bimereye nabi, ati nyabigizi bimereye nabi. Hari igihe aguhamagara bafite inziti zawe, ahubwo byaba byiza wisengeye ugapfukama ukabwira Imana ngo gutabara kw'abantu ntikugira umumaro, ahubwo Imana igutabara umubisha. Imana igutabara umubisha. Hari ibintu uri mu Rwanda nabyo bikomeye, hari ibintu uri mu Rwanda nabyo bikunaniza, mu rwawe ruhande no mu rundi ubwira Imana ngo Mana dutabare umubisha. Dusengeye abantu bumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rireza, riravuga uti we rigira imbaraga, n'imbuto itabora, rirakurikirana, ibi dukora ntibizarangira, n'abuzukuru bazabibona. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo n'abana bacu bazaze bigireho gukizwa, bigireho kukumva no kukumvira, bagucire bugufi bakubahe. Turasenze kugira ngo umuntu wese ubyumva bimugirire umumaro wo kumuhindura. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.